Mukankiko ndagira ngo nkubwire ndetse nanakumenyesha ko tariki 6 z'ukwezi kwa mbere nzaba ndi muri Denmark hitwa Copenhagen. Nzahava ngusweye tunaganiriye gake gake kandi nabizi neza ko urwo rugambo utazongera kuvuga amagambo y'ubusahoka. Uyu mwaka wakumariye iki? Uyu mwaka rwose nta cyaka pe, nta cyaka nigeze ngira. Mbuye indaya narongoye abakobwa beza rwose bafite amataye. Na n'uyu ubu tuvuga nararanye na Raisi. Ubu wabyemeye ko wayisukura ukarya ukayimundira. Ese ko iyanjye hore nasukuye. Ni iby'abagore baba bigiye ubundi nkoresha uwo mugabo buriya ntago ari nkatwe buriya twebwe biragoye. Ariko inkoresha uwo mugabo wayogeje neza imeze neza ifite isuku gusa kuyisisa urumva ari birenze inasiramu ni ukuri nta birenze. Ariko ntabyo urakora inde ngenda bikora. Nje ndisugisha rimwe mugabo wanjye ikindi nari narakubwiye buriya ndisugi nunwa uzanezera. Tuzajya muri honeymoon Abagabo badakunda. we ntabwo uri isugi buri Ntabwo ndi isugi. ndayawe. Ubwira ibihugu bitatu bitangijwe n'inyuguti yitwa A, Afrika mu majyepfo. Cameroon. Ese ugira umugore cyangwa ariko mana ise ariko shaka mbabaza kuki mu mushaka umuntu ashaje ku ngufu hari ndibazo mufite mbabaza umuntu ese mfite umugore mfite umugore mwaya gushaka mukandeka s'il vous plaît kumambuza ufite umugore ibibazo nka 400 byose ufite umugore mushaka abahehese mwabuze abagore mujya guheheta bamushaka umugore w'umuhungu agatamaza nabiyana. Iyo umuntu avuze maintenance bomba avuze iki? Maintenance ndumva mu byo bita metero. Maintenance ni ukuvuga ngo metero ipima uburebure. ubwo no kwanga muye umvishe maintenance. Wowe nk'ubu maintenance mfite maintenance nagupima ukureshye. Ufite maintenance wampima ukureshye. Ni metero maintenance. Twikomereza. Hari ikintu cyaba kubabaza nk'umuntu wakoze amafaranga yahembwe nande umuntu washushanyije ikarita y'isi yarahagaze he? Umunyeshuri wa mbere wabayeho yigishijwe nande? Umuntu wakoze isaha yamenye icyo gihe twari turisanga cyangwa yamenye turi rya. Umuntu wanduye sida bwa mbere yandujwe nande? Indirimbo indabyo zanjye waba wayirebye y'umuhanzi bita The Ben? Ntayo nageze ndeba ko ngiye izanjye ndazifite. Ureba izaho ntabwo yizureba indirimbo ya The Ben? Kanjye nta nizo nsaba zirahari ndazifite. Hari abantu benshi bakunda kunshomokaho bambaza ngo Jeswe izo wamipango se kutarongora. Nagira ngo mbabwize ukuri hari imyaka umuntu ageramo kubona umugore wo kurongora bikamubana ikibazo. Ariko se mbabarira nawe witekerezeho wa musore we umwe mu bantu bakunze wenda kumbaza cyangwa se bakunze no kubaza abandi ngo uzarongora ryari. Mbabarira urebe bano bakobwa dusangira amayoga. Mbabarira urebe aba bakobwa birirwa mu bubari.
urabona ma aho ngaho harimo umuntu wavamo umugore kweli. Umwana w'umukobwa ashobora kunywa ikarabiya y'inzoga, uwo ni ushaka ko ngira umugore koko? Ariko mwagiye mugenda gake mwabantu mwe mukanatubabarira, nze enjoyinga abo duhura nabo duhure nabo, ariko ibyo kuvuga ngo kurongora nzabigendamo gake, n'impamo ya Mungu mujye mumbabarira. N'intumwa Paulo, iyo ni intumwa y'Imana, yaravuze iti rwose ku byo kurongoraho mujye mugenda gake, mumbabarire rero nge ndacyari gake. Ukabasabona bibi koko. Ego ko. Masabona bibi koko. Aruguruje guseka baba. Manda. Ubundi ku isi ikintu cya mbere kiryoha habanza igituba. Ubundi iyo ufite umusundi wawe mu gitondo ukawuvutagura neza urakuryohera byata. Ikindi kintu cya kabiri kiryoha uretse umusundi ni igifenesi. Yari pubusurupteri nyine usoresha ubwo niwe ngari. Ese iyo umukobwa asuye umuhungu imvura igatangira kugwa biba bisobanuye iki? Iyo umukobwa asuye umuhungu imvura igatangira kugwa biba bisobanuye yuko iryo funguro ryamaze guhabwa umugisha n'Imana. Genda umuzanira ako gacupa ka 200. Ubwo se ka 200 karama. Ahubwo uratuma ngira inyota. Siko yaransabye mwabantu. Ndaka. None se siko warunsabye? Mpereza urwa 300. Rwa 300 agacupa. Ugiye gutuma narwo ndureka siko warunsabye. Ntatse kumpereza nawa. Rwa 300. Ngahivuge vuga ikivugo cyawe. Ikivuga? Gira hepfo vuga ikivugo cyawe. Ndo mukobwa wa Mihigo umushinga wa kwa Burora ndigahamba amazi ndirumpana. Ko politika dudu na telegram. Indirimbo yasohotse ari wowe bavugaga. Umva rero beretse gutandukanyiriza ibintu. Yego. Ntabwo ko nakoze indirimbo nivuga. Yego. Tekereza ko indirimbo nivuga undi nawe agasohora indamvuga. Ibyo birahagije kugira ngo mubone aho nerekeza nuko bigenda. Koko mbwira wereke ibyo bintu byo guca imyeyo utabinkoreye. Ngukira. None se birako ari iby'abantu batoya Nyamukamba. Batoye iki? Utazinciriye nange ngo uzinciye. Ahubwo imyeyo zicari cyo. Mwe muri kuzivuga. Amatwi nyine nkubwire. Biriya ni imimerere z'igitsina gore. Nukuntu imibiri z'igitsina gore bashobora nko kuzigira bari nko kuzikangura cyangwa se n'abari kuziha ubundi izindi mideli yikangure. Nye nabyemera ko ndi umujura kako nako. Ngadusobanura uko byagiye. Nitwe Ingabire Hadid. Byagenze gutya nyine ubiba. Oh my god. ngo bagufatiye muri alimentation ku matani. Bamfatiye ku muryango nago bamfatiye muri alimentation. Ntabwo bambikira nibyo singibise.
banyarwandakazi aka kantu mwana kabonye mwagegeramwe cyangwa mwana kirengagije. Aline watangiye umuziki ryari? Natangiye umuziki muri umuntu arifata mu bantu bangana kuriya ukihengeka ariko rubanda muranani rekuza amabingu umenga n'inkono y'abatwa. Abajene mu minsi yashize baje kunyiba abajura baza nk'aga saa 8 k'ijoro babura ikintu biba twita twibera inshuti turiganira ngo bikigaru ibaye mu mutwe. Yewana bangirira imwe bateranye icyatanu ngo ejo byibura uzari bakanugura duhita duhana na nimero ngo mani ngo murabonye kiragaye hute. Ngo murabonye kirakaya kubwira. Ariko ubu ngubu mugatata amaze gutera imbere gisigaye n'abajura babo barasobanutse mana. Abajura babo basigaye barahindutse. Agucaho uri kuvugira kuri telefone akayigucapuza mukiruka bamufata akahita barumatiga nganga kiri bya. Ariko nango ngo ikigaragara cyo nango ari kuzongera kubona telefone akahita gutira n'amayinite. Tukigaruka ku by'insengero nigeze kujya gusengera Kibagabaga ubwo nanasoza niho nabonye ko insengero zitandukanye habamo abakire mana. Nicaranye n'umusaza njye nimajije ko ari umusenateri ubone iwacu pastor avuga ngo bwira mugezi wawe ngo Imana iragukunda kwete bimubwira mukete mwana na big up nagiye gusengera ahantu mu bakire none nicaranye n'umusaza pastor avuga ngo bwira mugenzi wawe ngo Yesu aragukunda ngiye kumubwira umusaza aramenya ngo ntago ndi mugenzi wawe. Ubona bimwe muri gutuma abasore badashaka ari nk'ibi nuko ibintu byose bakeneye babibona. kuki mubibaha? Kuki mubibaha? Bo nabo baduha ibyabo. Nuko ngo ni impanguye namwe niba mukeneye ariko gushaka ubu Kigali wisheya. Reka nkubwire ibintu by'ukuri ndaguhambure kuko wakurikiye inyana y'imbwa mu bantu. urakagira ibyo biboro ufite ku mutwe bikakujya hasi bikabisya. We Efra gakoma mu kwako wakasuka. Ndi umupfubuzi mfubura abantu bagiye igitsina gore deja. Nk'abantu rabapfubura rwose. Man abantu ndabapfubura rwose mbese ni igitsina gore ngiye mfubura. Yako kikagira n'ingano yacyo. Kuko ari byo binumva nyine mba nkunze mba nishimiye urumva kandi bikaba binanyinjiriza bikama nyine uburyo ngomba kuba. Mwango niko akazi kagutunze n'icyo ukora gusa cyane rwose ku buryo nawe ubitekereje ko ufite oya uzi ko abakobwa benshi muri iki gihe umuntu asigaye yibaza se uyu muntu yavutse ari umuntu cyangwa yavutse ari agaturumyi. Uzi ko umwana w'umukobwa umubwira ati ngwino dusangire wenda ukagira ngo naza araza kuza no kukubwira ibibazo afite aze kuza kukubwira umushinga afite wumve ko wamusapotinga karaza kagahoro by'ububyeri akanakubwira ubuposteri gakunda akanakubwira uburyo gakunda modogi byarangiza mugakora ibyo mukora mugasangira kakanywa kagasinda ukagahereza ibyo ugahereza kagatahana n'umushinga kaguteye. Kera abana b'abakobwa wa kera sha ngo uzi ukuntu bakuraga ubu singiyumva umukobwa ukura baza bazi ibiciro. Namwana urahura nawe ngo ayigukoze mu ruti rw'umugongo ariko ubwo iyo mboro yabimeze ute mana nayo na nyoko niyo yagufasha ariko imboro ruwe wayibuza byose bibavu. Aho se
bazi n'ikinubi baba bari guteramo mani hakari abana bafite ibisongo kareka ibyo bisongo rero bigerayo bikareremba bikaba bigufiya. umva nkubwire wajanja ripfutse ripfuke he's calling me